Amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tugaruke ku gitabo cyanditswe n'abanditsi b'amateka babiri, Umufaransa Jean Pierre Chrétien n'Umunyarwanda Marcel Kabanda, aho basobanura ku gitabo bise Rwanda, Racisme et Génocide, d'idéologie amitique, aho banditse bavuga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa Mata na Nyakanga 1994 ndetse n'inkomoko yayo y'ukuri kuva mu kinyejana cya 19. Aba bagabo bombi bafatwa nk'inzobere mu mateka yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gitabo bagerageje kugaruka ku mizi n'inkomoko by'urwango. Abanditsi b'amateka Umufaransa Jean Pierre Chrétien n'Umunyarwanda Marcel Kabanda basobanura ku gitabo bise Rwanda, Racisme et Génocide, d'idéologie amitique, aho banditse bavuga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa Mata na Nyakanga 1994 ndetse n'inkomoko yayo y'ukuri kuva mu kinyejana cya 19. Abagabo bombi bafatwa nk'inzobere mu mateka ya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gitabo bagerageje kugaruka ku mizi n'inkomoko y'urwango, ivangura ndetse n'ingengabitekerezo byahembere Jenoside. Babigaragaza bashingiye ku ngero z'ibyagiye bibaho, berekana ko itabayeho nk'impanuka ahubwo yakuriwe n'inyigisho mbi y'ivangura. Bagaragaza aho ingengabitekerezo cyiswe inkomoko z'amoko yatuye u Rwanda yavuye, ndetse bakagaragaza ukuntu inyigisho mbi yo kuvangura yagiye ikwirakwizwa, ariyo yaje kuba ipfundo n'inkomoko bya Jenoside mbi yabereye ku butaka bwa Afurika, ndetse ubu ikaba yirukwa ku nshuro ya 26 hunamirwa abo yahitanye. Mu ntangiriro y'igitabo cyabo bagaragaza inyandiko igira iti: iki gishushanyo cy'ivanguramoko cyakuwe mu nganzo imwe niyakuwemo gushamirana kw'abananizi n'abasemite. Imbuto yo mitekerereze y'intyoza ni imwe haba mu majyepfo haba no mu majyaruguru ya Afurika, kuhakana ubuntu bwa bamwe, politike y'iheza, hanyuma no kurimbura. Urugero, abaniro amite bagaragazwaga nk'abashaka kwigarurira no kunyaga mu maso y'ababantu, bo biyumva nk'aho ari bo basangwa butaka. Abatutsi banganye n'abahutu cyangwa abanyekongo, igitekerezo cy'inkomoko y'abatutsi kiracyakomeje kwiganza mu muco no mu mibanire y'aba bombi. Jean Pierre Chrétien ni Umufaransa w'umwanditsi w'ibitabo by'amateka wazobereye mu mateka ya Afurika, cyane cyane ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Marcel Kabanda ni Umunyarwanda wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse ubu akaba abarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka tugaruke ku bamite. Iyi ngengabitekerezo yigaragaza nk'ishingira kuri siyansi yagaragaye mu kinyejana cya 19 ishingiye kugabanyamo abirabura ibice bibiri bihabanye cyane, hashingiye ku moko, imiterere y'imibiri, ubwiza ndetse n'ibindi, maze ubwoko bumwe bukaba ubw'abirabura bukuri, ubundi bugafatwa nk'ubw'abantu baba barabayeho habayeho kuvanga no kubyarana kw'abirabura n'abantu bavuye mu bihugu by'Iburasirazuba, no kuvuga Aziya y'Abarabu. Aba banyuma bo bagiye bafatwa nk'aho bari hejuru y'abandi kubera uko kuba bafite inkomoko itari yo muri Afurika gusa. Kuva mu mpera z'ikinyejana cya 19 u Rwanda n'u Burundi bwabaye nk'ihinguriro ry'ubushakashatsi, icyo twakwita laboratoire kuri icyo gitekerezo. Hanyuma ibyo byahise biba nk'igikoresho cyo gufasha abanyaburayi kubasha kugenzura no gutegeka aho basanze muri ibyo bihugu. Bafata igice cy'abatutsi nk'aho kitari abirabura by'ukuri, bakabafata nk'aho ari bwo bwoko buri hejuru. Abamisiyoneri b'abakoloni babifashije nk'abafasha mu buryo bwabo bwo gukwirakwiza ivanjiri no gutegeka mu buryo buziguye. Abatutsi b'intoranywa bakomeye wasangaga ari nabo mu rugo rw'ibwami, bagaragajwe nk'aho bafite ubushobozi karemano bwo gutegeka, bituma iyo myumvire isakara hose mu bandi bose basa nabo, nubwo batari kuba arabo mu nzu y'ibwami. Naho ku bahutu bo bafatwa nk'abirabura bose basanzwe, baberewe gusa no kuba bavamo abagaragu beza, aho ibyo byose byari bigenda bishingira ku bitekerezo gusa. Abanyarwanda bose ubundi bahuriraga ku moko yabo atandukanye uko ari 18. Ubutu, Ubututsi, Ubutwa ntago byari ubwoko, ahubwo zari inzego z'abantu zikubiye muri ya moko 18, kandi izo nzego zashoboraga guhinduka bitewe n'imiterere y'ubuzima bwa runaka. Igihe cy'ubukoloni ivangura rishingiye ku moko nibwo ryatangiye, cyane cyane ubwo hadukaga ikarita y'indangamuntu mu mwaka w'1932. Muri uko kuvangura abantu niho abakoloni bafashe umuntu utunze inka 10 bamwita Umututsi, bafata ufite munsi yazo bamwita Umuhutu. Mu mwaka w'1959 umwami Rudahigwa yaratanze, hahita hatangira imyigaragambyo, Abatutsi ibihumbi n'ibihumbi baricwa, abandi bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Mu mwaka w'1961 habayeho amatora, hajyaho guverinoma ya mbere iyobowe na Gregoire Kayibanda, wari warashize ishaka rya Parmehutu ryari rigamije kubohoza abahutu.
Hashize umwaka u Rwanda rwabonye ubwigenge, ruyoborwa n'ubutegetsi bwo hejuru, rugira ubutegetsi buheza bushingiye ku ishaka rimwe rukumbi. Ubutegetsi bwaranzwe n'itotezwa, iyicwa n'iyirukanwa ry'abatutsi. Nyuma y'ayo macakubiri ashingiye ku moko, ubutegetsi bwa Kayibanda bwadukanye n'ivangura akarere ryatumye General Major Habyarimana Juvenal amurika ku butegetsi mu mwaka wa 1973. Muri politiki ya Kayibanda yavugaga ko imbaraga z'abahutu n'abatutsi ari ubwoko bubiri butandukanye buri mu gihugu kimwe, n'ubwoko bubiri butagize icyo buhuriraho, butanishimiranye mu mibereho ya buri munsi, kandi buri bwoko ntibwitaye ku myifatire y'ubundi, haba mu mitekerereze ndetse no mu marangamutima, nk'aho budaturuka mu karere kamwe cyangwa ku mugabane umwe. Juvenal Habyarimana yanonosoye anashimangira politiki y'ivanguramoko ya Kayibanda. Yashizeho ishaka rimwe rukumbi rya MRND, avuga ko ari ryo shaka rihuje abanyarwanda bose. Kubera inama yagiriwe na François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa ndetse n'igitutu yotswaga na FPR mu mwaka wa 1990, Habyarimana yahisemo gutangaza ishirwaho ry'amashaka menshi. Abatutsi barenga 700,000 bari barahunze bava mu Rwanda hagati mu 1959 n'1973. Ibyo bikaba byari ingaruka z'itsembabwoko byaganishaga kuri jenoside byari byarakongejwe n'abakoloni b'Ababiligi. Nubwo hari harabaye imishikirano myinshi igamije amahoro, impunzi z'abatutsi zari zarabujijwe gutaha, bituma benshi muri bo bahitamo kwinjira mu mutwe RPF cyangwa se FPR waje gutera u Rwanda tariki ya mbere ukwakira 1990. Umutwe wa FPR wari ugamije kongera gushiraho uburenganzira bungana imbere y'amategeko hamwe no kureba ko impunzi zatahuka mu gihugu. Intambara yari yibasiwe abatutsi yakozwe mu buryo butatumye imenyekana cyane, nubwo benshi mu batutsi n'abahutu barwanyaga indangamatwara y'amacakubiri, bari mu magereza bakorerwa ibyamfura mbi cyangwa bahotorwa. Jenoside yagendaga ikorwa mu byiciro binyuranye. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwakozwe mu Kwakira mu 1990, muri Mutarama 1991, mu Gushyingo 1991, muri Werurwe 1992, muri Kamena 1992, muri Mutarama 1993 no muri Gashantare 1994. Muri ubwo bwicanyi bwose bwabaye, nta na rimwe yigeze bukurikirwa n'ibikorwa bindi by'ubwicanyi bufite intera ndende. Nubwo byari bizwi ko ayo mahano yabaga, leta y'Ubufaransa yakomeje gufasha ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibikorwa by'icengeza amatwara byakajije umurego, maze bene kubikora batangira gutegeka no kumvisha benshi muri abo baturage impamvu bagomba kureba abaturage bahuje ubwene gihugu, abaturanyi babo ndetse nabo mu miryango yabo, akaba ariyo mpamvu batagomba kujya babizera. Muri icyo gihe abaturage binjizwamo impamvu zo kwemera umugambi wo kwanga abatutsi, bakabasaba kugira icyo bakora amazi atararenga inkombe. Mu kinyamakuru Kangura cyo muri Mutarama 1994, Ngeze Hasani yatangaje ko twebwe tuvuze ko inyenzi nizongera kubyutsa umutwe bitazaba ngombwa ko turwana nazo mu bihuru, tuzikiza umwanzi duhereye imbere mu gihugu, bazashiraho burundu. Mbere yaho gato mu kuboza iki kinyamakuru Kangura cyari cyarasohoye inyandiko ikubiyemo amategeko 10 y'abahutu yavugaga ko umuhutu uwo ari we wese uzifatanya cyangwa akagira igikorwa icyo ari cyo cyose akora n'abatutsi azafatwa nk'icyitso. Usibye icyo kinyamakuru kimwe n'ibindi birenga 20, hanagiyeho RTLM yari yarashinzwe na bamwe mu bagize guverinoma kugira ngo bakwirakwize urwango kwanga abatutsi. Itotezwa n'ubwicanyi bikaze byatangiye kwibasira abatutsi kuva mu 1990. Abagabo n'abagore b'abatutsi barafashwe, barafungwa ndetse bakorerwa ibyamfura mbi. Iyi nkubiri y'ubwicanyi yari ikimenyetso cyerekana ko jenoside yari hafi kuba. Ubwicanyi bwari bukaze cyane ku buryo umubare munini w'abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bafashe icyemezo cyo guta ingo zabo maze bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo bikorwa by'ubwicanyi nubwo amahanga yari yaratinze kubyemera, byari ikimenyetso cy'ibyagombaga gukurikiraho. Reka tugaruke ku ibaruwa yandikiwe umuryango w'abibumbye. Uwayoboraga umuryango w'abibumbye mu Rwanda, Lieutenant General Léon Dallaire, ku itariki ya 11 Mutarama 1994, Léon Dallaire yandikiye umujyanama mu bya gisirikare w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye hamwe n'abagize inteko ishinzwe amahoro ku isi, abamenyesha ko yari afite umuntu utanga amakuru ku byari birimo gutegurwa. Iyo baruwa yateye ubwoba wo mu muryango w'abibumbye, cyane cyane aho Dallaire yabasabaga ko yakwemererwa gukoresha ingufu za gisirikare. Nta mwanzuro ugeze ufatwa ngo hatangwe igisubizo kuri iyo baruwa. Ngeze Hasani yahanuye urupfu rwa Perezida Habyarimana. Ngeze Hasani wari mu ishaka rya CDN
yasohoye inyandiko ebyiri mu kinyamakuru Kangura aho yavugaga ko Perezida Habyarimana yagombaga gupfa muri Werurwe 1994. Icyo kintu gitangaje cyavuzweho byinshi haba mu mutwe ushinzwe iperereza mu itangazamakuru rya leta no kuri radiyo ya RTRM. Nibwo ku itariki ya 6 Mata 1994 saa 2 za nijoro n'iminota 23 indege yari itwaye Perezida Habyarimana hamwe na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yahanuwe ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali. Wera saa 3:15 z'ijoro amabariyeri yari yakwijwe mu mihanda y'i Kigali n'amazu y'abaturage yatangiwe gusakwa. Mu gihe cy'isaha urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Abantu bo kwicwa bari barashizwe ku rutonde kera. Jenoside yakorewe abatutsi, amahano arenze ukwemera, yakorewe icyarimwe mu kanya gato. Hirya no hino mu gihugu hashizwe za bariyeri zirinzwe n'interahamwe zifite umugambi umwe wo gutahura abatutsi no kubica. Interahamwe zahagurukiye icyarimwe zitangira gusaka ingo z'abaturage, inzu ku yindi, bica bahereye ku ngo z'abari ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Abicanyi barahiriye umunsi w'imperuka, kandi koko niko byagenze, bishe abantu bunyamaswa. Abicanyi bakoresheje imihoro, amahiri, imbunda n'ikindi kintu cyose babonye hafi gipfa kuba cyarabashaga kwica ubwo gashinyaguro izo nzirakarengane. Byari ubugizi bwa nabi. Kuva ku munsi wa mbere nta mututsi n'umwe wagombaga gusigara. Perezida Habyarimana amaze gupfa, Agata Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe niwe wari usigaye ku isonga ry'ubutegetsi. Nyamara we n'umugabo we bahise bicwa ku itariki ya 7 Mata 1994 mbere yuko agira icyo atangariza abaturage, azira kudashigikira umugambi w'ubwicanyi. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yahagaritswe n'ingabo za FPR Nkotanyi ku itariki ya 4 Nyakanga 1994. Iyi jenoside yahitanye abatutsi basaga 1 miliyoni usibye abishwe, abarokotse basigiye ubumuga, uburwayi budakira nk'abasigiwe ubwandu bwa virusi itera sida, ubukene, imfubyi nyinshi n'abapfakazi.